mwaka wa 2021 director Sukumari nibwo yari asoje gukora kuri filime yitwaga Pushpa igice cya mbere. Iyi filime yayikoze ayihereza inkuru isanzwe dore ko yavugaga ku musore mutoya wari waravukiye mu gace gakennye ko mu Buhinde ajya gukora bubyizi bikaza kurangira afashe business yo gutema ibiti yose akayigiriye yarahereye kuri zero. Wumve ngiyi ni inkuru ikurura amarangamutima y'abantu. Mu mwaka wa 2021 ikimara kugera hanze no filime yakoze ibintu bidasanzwe, ari nayo mpamvu director wayo Sukumari yahise ahitamo gutegura igice cya kabiri n'ubu akaba ategereje no gutegura igice cya gatatu. Mu mwaka wa 2021 iyi filime bayishyize hanze, ikimara kugera hanze mu munsi wayo wa mbere yinjije amafaranga menshi, ndetse mu minsi yakurikiyeho yakomeje kwinjiza andi. Director wayo Sukumari na producer na studio zayikozeho zimaze kubona ibintu biri kuzibaho kubera ino nkuru ya filime bashyize hanze, birabatungura bahita bavuga ati ntago bapfusha ahubwo reka bakora igice cya kabiri. Ari ubwo bahise batangira kugitegura bakita Pushpa Kabiri deruru.